aho ibyo ukeneye ku Mana izabiguha, ariko banza ushyire imbere icyo Imana igushakaho. Aho uri hose mu kazi urimo, niba uri umunyonzi utwaye n'igare, Imana irashaka gukiranuka muri ako kazi kawe. Niba uri n'umufundi aho ngaho, Imana irahagukeneye. Hari abantu benshi bakeneye ubufundi, icyo gikuriho hari abagikeneye. Nutaba amaso bakivaho bakijyeho. Imana iragushaka. Ntabwo Imana ishaka ko aho ikwicaje uhaba nk'umuntu udafite umumaro. Irashaka ko uba umumaro mu gihe nk'iki ngiki. Icyatumye Imana igusiga ikereti ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Aka kanya isubireho, ukimara kumvira ijambo, irinde udakunkumurwa, irinde utava ku kazi kawe, irinde utava mu nzu yawe, irinde udakunkumurwa, kuko ibigukunkumura birahari, ibigukunkumura birahari. Irinde bamaso usenge. Nuko Bibiliya itubwira ngo iki? Dusoza, Bibiliya itubwira ngo maze nkumumura ngo umwenda nari niteye, ngo nuko ngo ndavuga ngo Imana izakumumura icyo umuntu wese udasohoza iri sezerano. Niba utumviye Imana iragukunkumura, ariko niwumvira Imana iyo ntebe uriho urayigumaho. Niwumvira Imana inshingano zawe urazikomeza. Haleluya! Imana y'amahoro ibahe umugisha. Reka nsoreze ahangaha. Rero nakubwira ngo isubireho mwene data. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Ngo nuko iteraniro ryose rivuga ijambo nakunze cyane, ngo riravuga riti amen. Bishatse kuvuga iki? Ubwo ni ukuvuga ngo niko bigombye iki. Icyo nicyo gitumye Imana ikwicaza aho wicaye. Icyo nicyo gitumye Imana ikubesha aho uri. Ni ukugira ngo ugire umumaro mu gihe nk'iki. Imana iragushaka kuba umuntu w'umumaro. Ntabwo Imana izagutakaza. Aho kugira iguhombe yaguhombya, wakanga guhomba ikaguhombanya. Rero mu uwo mwanya ukiwurimo, ukimeze neza, ugifite icyo ufite, izera Imana kandi ukorera Imana. Ikikwicaza aho ngaho ni ukugira ngo ugire umumaro mu gihe nk'icyo. Ntabwo Imana itubuza gukora, ntabwo Imana itubuza inshingano. Niba uri kugikwa hejuru, ni ukugira ngo ubwirize abo muri kumwe kugikwa. Ahantu uri hose uhari kubera umugambi w'Imana, uhari kuko hari icyo Imana igushakaho. Ako kazi ufite ni uko Imana ihagushyize. Nushaka ubwira umuntu mu izina Yesu, icyo kiraba gihagije. Imana irashaka gukiranuka mu nshingano urimo, irashaka gukiranuka mu kazi urimo. Imana iragukeneye. Igitumye Imana ikwicaza aho ngaho ni ukugira ngo ugire umumaro muri mu gihe nk'iki ngiki. Ariko nutagenda uko Imana ishaka, iyo ntebe wicayemo urayivamo, ako kazi urimo urakavamo, kubera ko Imana irambwiye ngo nkubwire ngo aho uri mu kazi kawe, ibyo uri gukora byose, genda uko Imana ishaka. Menya neza usobanukiwe n'ikikwicaje aho hantu wicaye. Uwo mwanya urimo umenye ko wabayemo abandi, ndetse uzanawuvamo hajyemo abandi. Rero rinda umwanya wicayemo, menya icyawukwicajemo. Ako kazi ufite menya icyawugushyizemo. Bibiliya tubwiye ngo izakunkumura icyo umuntu wese udasohoza isezerano. Icya mbere izamukura ku murimo we, mu nzu ye. Bazazitera cyamunara, bazafata keredi inzu bayiteze cyamunara. Wibaze ngo kubera iki ngo inzu bayiteze cyamunara? Ntabwo wayikiranutsemo. Imana yarayiguhaye wirangaraho. Uzibaza ko iki bagabanyije abakozi bakangabanya umwanya bakagombye kuba urimo, ntabwo wawukoresheje uko Imana igushaka. Imana yashaka gukiranuka mu kazi kawe. Imana yashaka gukiranuka mu byo yaguhaye. Imana yashaka gukiranuka mu buzima bwawe. Imana iragukeneye. Haleluya! Ndakubwira ngo aka kanya Imana yashaka gukiranuka. Bibiliya itubwira ngo iki? Iratubwira ngo utejejwe ntazigera abona umwami Imana. Aho ngaho wicaye rero igitumye uhicara ni ukugira ngo ugire umumaro mu gihe nk'iki ngiki. Moridekayi yabwira Esiteri ati genda utuvuganire ku mwami. Aravuga ati naho wavuga naho utavuga, nta kizabuza Abayuda gutabarwa, ariko wowe n'inzu ya so muzarimbuka. Esiteri nk'umuyuda kazi wahamagawe n'Imana, yasobanukiwe n'iki mwicaje aho ngaho, asobanukirwa n'umumaro w'impamvu yicaye aho ngaho. Arangije ajya ibwami, basenze ayitatu, aravuga ati nimumfashe gusenga ubundi nanjye njye imbere y'umwami. Ageze imbere y'umwami, itegeko ryategetswe rirahinduka. Yagombaga gufatungwa inkoni, bivuze ngo baho. Nubwo wabuze ubuzima, niwizere Imana aka kanya. Imana irakubwiye ngo baho, kubera ko Imana igufiteho umugambi. Tubahaye ikaze bene data bakunzi ba Minijuru TV. Ni nk'uko mubizi, uyu ni wa mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Uyu mwanya rero turabakiriye mwese muri rusange, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu bihugu byo hanze, abari muri Afurika, abari i Burayi, abari muri Amerika, abari mu Faransa, mu Bwongereza n'ahandi. Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu.
nk'uko dusanzwe tubizi rero, uyu ni wa mwanya mwiza wo kuganira ijambo ry'Imana, ni wa mwanya twumva icyo Imana idushakaho n'icyo Imana idukeneyeho. Rero mbere y'uko mbaganiriza, reka tubahe dusenge. Turagushimiye Uwiteka Imana Nyiringabo, Imana yera kandi Imana ikiranuka, Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera, Imana ihindura amateka abantu bagatangara. Iyi ni Minijuru TV, Mana Nyiringabo Data wa twese, ni wowe wemeye ko ibaho. Rero ndasenze kubw'abana bawe bakurikiye iyi Minijuru TV, ababasha kuyikurikira, abakoze subscribe, abakora komanteri, abakora like, abo bakora notification, ndabasengeye bose Data Nyiringabo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Rero nanjye ndisengeye uyu mwanya, mweretse uyu mwanya rero tugiye kuganira ku ijambo ryawe, uyobogwe nawe, abe ari wowe ukoreramo, n'aba ari njye ugaragara, abe ari wowe ugaragara muri njye. Kandi ndasenze kugira ngo ubwoko bwawe bubashe kunyumva, bubashe kumva no kumvira, buzagira ibyiza byo mu gihugu. Ndagushimiye ko wumvishe kandi urabana natwe, ngaho twiyoborere ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bavandimwe inshuti za Minijuru TV, ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi rero Imana yaduhaye amagambo y'ubwenge tugiye kuganiraho. Tugiye kuganira ku magambo y'ubwenge avuga ngo irinde utaza kubona inyatsi iturutse kuri wowe. Irinde utaza kubona inyatsi iturutse kuri wowe. Niho tugiye kuganira. Bibiliya rero hari icyo itubwiraho. Hari igihe tuba inyatsi, hari igihe tubona inyatsi bitewe n'imyitwarire yacu, bitewe n'uko twitwaye, bitewe n'ibyo twanyuzemo, bitewe n'aho tuvuka. Ariko inyatsi turaganiraho uyu munsi ni inyatsi ituruka ku kutumvira Imana cyangwa kwibagirwa icyo Imana yakuvuzeho, kwibagirwa icyo Imana yavuganye nawe. Imana ibwira Abisiraheli aravuga ngo nimumara kujya mu gahaga ntimuzibagirwe aho nabakuye, ntimuzibagirwe aho Imana yabakuye. Imana yabakuye mu gihugu cya Egiputa, hahandi hakomeye cyane mu nzu y'uburetwa, mwakoraga uburetwa bwa Farawo, ikabazana mu bihugu by'isezerano. Imana irababwira ngo rero nibarya bagahaga ntibazibagirwe. Aha rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, turaganira ku mugabo bita Nehemiya ndetse n'abantu yari ayoboye, yari ahagarariye. Uyu Nehemiya Bibiliya itubwira ko Nehemiya yakoraga ibwami, noneho nyuma akaza kugira ihishurirwa cyangwa se ishyaka ry'umurimo w'Imana, agasaba kujya gusana inkike zari zarasenyutse. Mu kujya gusana rero yaje kwemererwa kujyayo. Amaze kwemererwa kujyayo ashaka abantu bajyana, ntabwo byababereye byiza cyane. Bagezeyo bahura n'imbogamizi zitandukanye, aho bahuye na Sanibalati na ba Tobiya na ba Geshemu, babacaga intege mu rugendo, bakabaca intege mu murimo w'Imana, bo bakubaka bagasenya, bigera n'aho biteguye kubaka kandi bagwana. Ibyo rero barubatse, igihe kiragera baza kugera ku cyo Imana yabashakagaho, n'umugambi w'Imana yari yagambiriye ku buzima bwabo urasohora. Bibiliya itubwira ngo Bibiliya rero itubwira ko nk'uko kubongera ko umugambi w'Imana, bamaze kubona ibyo Imana yabavuzeho, yabashatseho, yabakeneyeho, haje kubaho rero kwibagirwa kwa bamwe mu bari bafatanyije nabo mu Bisiraheli. Abari abakire bibagiwe abakene, bakajya bacika ku maguriro, bakajya babakoresha uburetwa. Imana rero ihagurutsa Nehemiya kugira ngo ababwire ko ibyo bari gukora atari byiza. Noneho niho tugiye gusoma rero muri Bibiliya, Nehemiya igice cya 5 haratubwira ngo abantu bitotombera uburetwa bw'Abayuda. Igice cya 5 muri Nehemiya, abantu bitotombera uburetwa bw'Abayuda. Abantu bitotombeye uburetwa bw'Abayuda kubera iki? Bitotombeye uburetwa bw'Abayuda kubera ko babaguraga, babakoreshaga imirimo y'uburetwa. Ni byinshi tugiye kubyumva mu ijambo ryayo, ubundi tuganireho. Ariko mu mutwe w'amagambo arakubwira ngo irinde utaza kubona inyatsi iturutse kuri wowe. Bukeye rubanda rw'Abayuda n'abagore babo, umurongo wa 1. Bukeye rubanda rw'Abayuda n'abagore babo baritotomba cyane, barega bene wabo b'Abayuda, kuko bamwe bavugaga bati abahungu bacu n'abakobwa bacu turi benshi, reka tujye kwihahira tubone ibidutunga tubeho. Reka tujye kwihahira tubone ibidutunga tubeho. Kandi abandi baravuga bati amasambu yacu n'inzabibu zacu n'amazu yacu twabitanzeho ingwate dufite inzara, reka tujye guhaha. 4. Kandi n'abandi baravugaga bati twagujije ifeza z'umusoro w'umwami, dutanze amasambu yacu n'inzabibu zacu ho ingwate. Ariko rero twebwe na bene wacu dusangiye ubwoko, kandi abana bacu n'ababo bava inda imwe n'ababo.
nyamara abahungu bacu n'abakobwa bacu tubatangaho ibiretwa, ndetse abakobwa bacu bamwe bageze mu buretwa, kandi tubuze uko twagira ngo tubacungure, kuko amasambu yacu n'inzabibu zacu bifitwe n'abandi. 6. Numvise kwitotomba kwabo n'amaganya yabo, ndarakara cyane, mera ko nigira inama ubwanjye, ntonganya imfura n'abatware, ndababwira nti muraguriza bene wanyu inyungu irenze urugero, umuntu wese aguriza mwene wabo. Nuko mbateraniriza iteraniro rinini, ndababwira nti twebweho uko dushoboye twacunguye bene wacu b'Abayuda bari baraguzwe n'abanyamahanga, none namwe murashaka kugura bene wanyu? Mbese twe twabagura tukabatunga? Ni ikibazo. Nuko baraceceka babura icyo bavuga. 9. Ndongera ndavuga nti ibyo mukora si byiza. Mbese ibikwiriye si uko mwagenda mwubaha Imana yacu, nimwitukishe mu banzi bacu b'abanyamahanga? Ikibazo. Nanjye na bene data n'abagaragu banjye twabagurizaga ifeza n'ingano, none ndabinginze tubaharire imyenda batubereyemo. 11. Ndetse uyu munsi mubasubize amasambu yabo n'inzabibu zabo n'inzerayo zabo n'amazu yabo, mubasubize cya gice kimwe mu ijana cy'ifeza n'icy'ingano n'icya vino n'icy'amavuta, ibyo mwabakaga. Maze baravuga bati tuzabibasubiza, kandi ntacyo tuzabaka, tuzabigenza nk'uko uvuze. Nuko mpamagaza abatambyi, ndahiriza abo bantu imbere yabo yuko bazakora nk'uko basezeranye, maze nkumumura umwenda nari niteye, ndavuga nti Imana izakumumurika umuntu wese udasohoza iri sezerano imukure mu nzu ye no ku murimo we, uwo muntu abe ariko akunkumurwa akamarwaho. Iteraniro ryose riremera riti amen. Bahimbaza Uwiteka, nuko abantu bakora nk'uko basezeranye. Amen. Abantu bakora nk'uko basezeranye. Aha ngaha rero Nehemiya baraje bamuganyira nk'umuntu wari ushumbye ubwoko bw'Imana cyangwa wari uhagarariye ubwoko bw'Imana, kuko bamwe barimo bitotomba kubw'uburetwa bakorerwaga na bene wabo b'Abayuda. Bageze imbere baribagirwa Imana imaze kubagirira neza, bamaze kurya no guhaga bibagirwa aho Imana yabakuye, bibagirwa bene wabo. Ugiye gufasha agafasha mwene wabo, ugize uwagira neza akagirira neza uwo baziranye cyangwa mwene wabo. Rero abandi badafite uko bashoboye bagiye bagurisha amasambu yabo n'amazu yabo nk'uko Bibiliya ibitubwiye, ndetse bagafata abana babo bakajya mu mirimo yo mu rugo, bakaba abakozi bo mu rugo, bakabajyanaho uburetwa kugira ngo bishyure amadeni bari barimo yose. Nuko rero barangije bukeye, Bibiliya yatubwiye ku murongo wa mbere ngo rubanda rw'Abayuda nuko ngo begera Nehemiya baramuganyira, bamubwira ibyababayeho, bamubwira uburyo barenganye, akarengane kabo. Bamaze kukamubwira rero, niko Bibiliya itubwira, bavuga uburyo ki batanze inzabibu zabo, bagatanga amazu yabo n'amasambu yabo, bakabitangaho ingwate igihe bari bafite inzara. Bene data rero, inzara iraryana, inzara ni mbi. Inzara ni mbi cyane, yatumye Abayuda batanga ibyabo ingwate, batanga amazu yabo, batanga amasambu yabo, kugeza n'aho batanze abana babo ngo bajye gukora akazi ko mu ngo kubera inzara. Kubera inzara rero bituma bakora ibyo byose. Noneho barangije avuga ngo kandi ngo abandi baravuga bati amasambu yacu n'inzabibu twabitanzeho ingwate dufite inzara, ngo reka rero tujye guhaha. Hano bagiye gusuhuka cyangwa kujya guhaha, ariko mbere y'uko bajyaho bibuka ko Imana yabahamagariye umuntu, bibuka ko Imana yabashyiriyeho umushumba ari we Nehemiya. Bibiliya itubwira ngo biratubwira ngo kandi ngo n'abandi baravugaga bati ngo twagujije ifeza z'umusoro dutanze amasambu yacu ingwate. Hano gutanga umusoro kugira babone umusoro bajya kuguza, noneho wamuguriza amafaranga y'umusoro akaguha isambu yiwe ingwate kugira ngo natayishyura uzayigumane. Bibiliya rero irakomeza ikatubwira ngo ariko rero twebwe na bene wacu dusangiye ubwoko. Badekarara ko nubwo bari kubaguzaho, nubwo bari kubakoroneza, nubwo bari kubakoresha, basangiye ubwoko. Bose ni ubwoko bw'Imana, bose ni abantu bahawe isezerano ry'uko baje mu gihugu kandi bazagirirwa neza. Rero Bibiliya irakomeza iratubwira, bageze ku murongo wa 5, Bibiliya ikomeza kutubwira ngo batanzeho ngo we n'abo batanze basangiye ubwoko, batanze abana babo, ngo ndetse ngo n'abana babo bavinda imwe, ngo ariko ngo bari abatwaye bagiye kubagira abakozi bo mu ngo, babakuye mu mashuri, babujije inshingano bakwiye gukora,
aho ngaho ndashimira leta y'u Rwanda yashishikarije abantu ko umwana uri munsi y'imyaka 18 agomba kujya kwiga, adakwiye gukora akazi ko mu rugo. Aha ngaha rero bo babakoreshaga imirimo y'uburetwa, bakabajyana mu mirimo yo mu ngo aho kugira bige, kandi ababo bakiga, abandi bakabakorera mu ngo. Rero ibi bituma Nehemiya ahaguruka n'umubabaro mwinshi n'agahinda kenshi. Umurongo wa 6 atubwira ngo nuko numvise kwitotomba kwabo. Haleluya! Imana yumvishe kwitotomba kwabo. Ngo Bibiliya iratubwira ngo Nehemiya amaze kumva kwitotomba kw'abayuda, kwitotomba kw'abo bayuda b'abakene baje kuganya, baje kuregera Nehemiya bagenzi babo. Nehemiya amaze kumva kwitotomba kwabo, icyo yakoze ni iki? Ngo yahereye ko ngo yigira inama ubwe. Mbere na mbere yabanje kwigira inama nk'umuntu uyoboye abandi. Ngarangije kwigira inama atonganya imfura, atonganya ngo n'abatware. Reka mbabwire bene data, iyo tuvuga imfura, imfura ni abakire, abavuga rikijyana, abo nibo bita imfura. Bafite ubushobozi, bafite uburyo. Abatware ni abayobozi nk'uko mubizi. Ngarangije za mfura arazitonganya, atonganya n'aba batware. Amaze kubatonganya ngarababwira ngo muraguriza bene wanyu inyungu irenze urugero. Muraguriza bene wanyu inyungu irenze urugero. Umuntu yakugurizaga ibintu udashoboye kwishyura, akakubwira ati nkugurije wenda 5,000,000 utaratunga na miliyoni, akabaguriza ibintu birenze urugero kugira ngo yasambuye wa murima we, babana be azabatwareho ibiretwa, azabafatire. Bibiliya itubwira ngo nuko amaze kubatoranganya ahita abateraniriza ngo iteraniro rinini cyane, arabakusanya, bahita bapanga iteraniro kugira ngo hahise haba inama y'igitaraganya, kubera amarira y'ubwoko bw'Imana bwari bwarijijwe nuko buri gutotezwa, bwari bwarijijwe nuko hari buri gucikanwa ku iguriro. Arangije ateranya inama. Amaze guteranya inama ngo nuko yari amaze gutonganya abatware ndetse n'iki, Bibiliya yatubwiye ngo n'abakuru. Amaze kubatonganya baguteranya inama kugira ngo bajye inama barebe igikwiye nuko iki kibazo cyari cyavutse cyakemuka. Ubwoko bw'Imana bwari bufite ikibazo kandi cyagombaga gukemuka, ari uko Nehemiya ateranyije inama nk'umuvugizi, nk'umuntu uhagarariye mu cyuho, nk'umuntu Imana ishyize haye ubutware, haye ububasha. Hano Nehemiya yarahagarariye Imana mwa kino gihe. Abayuda ikibazo bagiraga cyose bagituraga Nehemiya. Niwe bashaka gufata umwanzuro wa nyuma, niwe bashaka kubagirayo akamenya amakuru n'icyo bakeneye. Aha ngaha rero arangije ku murongo wa 8, Bibiliya yatubwira ngo nuko amaze guteranya iteraniro rinini ahita arababwira ati twebwe ubwo dushoboye twatanze, twacunguye bene wacu b'Abayuda, namwe murashaka kugura bene wanyu. Yivuga ati twebwe uko dushoboye twacunguye bene wacu b'Abayuda. Mwibuke ko aha ngaha avuze ngo bacunguye bene wabo. Nehemiya mu bunyage yari afite akazi, yari afite inshingano. Arangije yirengagiza za nshingano, asaba umwami, asaba uwo yakorera kujya kumuha uburenganzira bujya gusana inkike, bujya gusana iwabo. Ntabwo Nehemiya yigeze agenda wenyine, yasabye uburenganzira no kujyana n'Abayuda. Arangije arabacungura kuko bari mu buretwa, ntacyo bari bafite. Niwe wabatungaga, niwe wabitagaho, buri muntu icyo akeneye yagihabwaga, baramuherezaga. Nehemiya rero na bagenzi be n'abagaragu be bita kuri bene wabo, bituma Abayuda babasha kubaka, babasha gusana inkike, babasha kugira imitungo, babasha kugira amahoro. Ariko barahindukiye bagiye gukondeza bene wabo. Bibiliya atubwira ku murongo wa 9 ngo ndongera ndavuga nti ibyo mukora si byiza, mbese ibikwiriye si uko mwagenda mwubaha Imana yacu, nimwitukishe mu banzi banyu b'abanyamahanga. Ababaza ikibazo, ibikwiriye si uko twagenda twubaha Imana yacu? Imana irashaka ko ugenda uyubaha. Imana ikunda abantu bayubaha, ntago Imana ikunda abantu bayitukisha mu banyamahanga, mu banzi b'Imana. Imana ishaka abantu bayubaha, irashaka ko mwubahisha Imana. Ntago Imana ishaka ko duhangana, ntago Imana ishaka ko twirirwa duterana amagambo, ahubwo icyo ishaka, irashaka ko tuyubahisha. Ibi nibyo bikwiye, kubaha Imana yacu, nitwitukishe mu banzi bacu b'abanyamahanga. Mwene so niba afite ikibazo, mwene so niba ubona hari uburyo byagenze bitameze neza, ukabona icyo kibazo wagikemura, mudefane ako kanya. Kemura icyo kibazo, wijya kumutaranga, wijya kumuvuga, ahubwo
fatanya nawe mukemure icyo kibazo cyavutse kugira ngo mutitukisha mu banyamahanga. Icumi aravuga ngo nanjye na bene data n'abagaragu banjye twabagurizaga ifeza n'ingano, none ndabinginze tubaharire imyenda tubabereyemo. Bibiliya yatubwiye ngo Nehemiya aravuga ati ngewe ubwanjye n'abagaragu banjye na bene wacu twabagurizaga ifeza, ariko mwebwe mwese ndabinginze mureke duharire imyenda batubereyemo. Ntabwo bashobora kuyishyura, ntabwo ikibazo barimo bakivamo tutabigizemo uruhare. Abivuganye nabo barabyumvishe, kuko nabo bibutse ahantu Imana yabakuye, bibutse ko Imana yavuganye nabo ngo nibamara kurya bagahaga ntibazibagirwe. Rero ubwoko bw'Imana burimbujwe no kwibagirwa. Imana iragutabara, iragira ahantu igukura, ikagira n'aho ikugeza, ariko ukibagirwa. Rero wowe unkurikiye muvandimwe, wowe aho uri hose uramenye, irinde kwibagirwa icyo Imana yavuganye nawe. Ngo ndetse uyu munsi mubasubize amasambu yabo n'inzabibu zabo n'inzerayo zabo n'amazu yabo, mubasubize na cya kimwe mu ijana cy'ifeza n'icy'ingano n'icya vino, ibyo mwabakaga. Bimwe y'amasezerano mwagiranye muyasese, bimwe yakwishyuraga nabihagarike. Bibiliya itubwira ko habaga imyaka 7 yo guhara imyenda. Umwenda wabaga ufite ukamara imyaka 7 utabashije kuwishyura, icyo gihe baravuga ati uyu muntu umwenda waramunaniye nimuwumuharire. Bakagendana neza kandi bikagenda neza. Umurimo w'Imana nuzeho umugayo, nuzeho igitutsi. Ariko iyi saha turimo turitukisha mu banyamahanga, turimo turasebanya. Oya, ntago bikwiye. Bibiliya iratubwira ngo amaze kubabwira uko, ngo babikora ako kanya babasubiza ibyo byose, ndetse ntabwo yababwiye ati neje, ahubwo uyu munsi tukimara kwanzura uyu mwanzuro reka dushyire mu bikorwa icyo bakoze n'iki. 11 hatubwira ngo ndetse ngo uyu munsi mubasubize amasambu yabo n'inzabibu zabo, bya bindi mwabakaga byose. 12 ngo nuko Bibiliya yatubwira ngo maze baravugana bati tuzabibasubiza kandi ntacyo tuzabaka, tuzabigenza nk'uko uvuze. Ati tuzabibasubiza nta nicyo tuzabaka, ahubwo twebwe tuzabigenza nk'uko uvuze. Itegeko ry'umwami, itegeko ry'umukuru, baravuga ati twebwe tuzabibasubiza nta kimwe tuzabaka, kandi uko ubivuze niko bigomba kugenda. Bamaze kubyemera, kuko babyemereye mu nama, Bibiliya tubwira ngo maze bavuga bati tuzabasubiza kandi ntacyo tuzabaka, tuzabigenza nk'uko uvuze. Nehemiya yakoze iki? Yahise ahamagaza abatambyi, ngo arangije arahiza babana imbere yabo yuko bazakora nk'uko basezeranye. Ahita avuga ati noneho rero mugiye gukora indahiro yuko muzakora nk'uko musezeranye. Ahita azana abatambyi, taba abantu nibarahire. Bararahira, bagira indahiro ikomeye cyane yuko barabigenza nk'uko babivuze. Bamaze gukora iyi ndahiro, Bibiliya itubwira ngo icyo Nehemiya yakoze, ngo yahise muri 13 ngo yahise akumumura umwenda yari yiteye. Amaze kukumumura avanga Imana izakumumura icya umuntu wese udasohoza iri sezerano. Ngo izakumumura icya umuntu wese udasohoza iri sezerano. Arangije avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo nimara kumukumumura, ngo uwo muntu ngo abe ariko azakumumurwa akamagwaho, ngo izamukure mu masambu ye. Umva, mu nzu ye hari ibintu byinshi rero bikumumurwa nuko wateshutse ku ndahiro warahiye. Imana ikoresha umugabo bita Moridekayi ku irembo ry'ibwami. Moridekayi amaze kuzengerezwa na Hamani, amaze kumenya ko bagambaniwe, atuma kuri Esiteri, aramubwira ngo genda utuvuganire ku mwami. Aramubwira ati wibuke, naho wabivuga naho utabivuga ukicecekera, nta kizabuza abayuda gutabagwa, ariko wowe n'inzu ya so muzarimbuka. Amutumyeho, atumye kuri Esiteri. Esiteri nawe yibuka ko icyamwicaje hariya ari ukugira ngo agire umumaro mu gihe nka kiriya. Intebe wicayemo, akazi urimo, umwanya urimo, uhicaye kubera ko Imana yahagushyize ngo ugire umumaro mu gihe nk'iki kigoye. Ibyo utunze, ibyo ufite, ubifite kubera ko Imana yabiguhaye kugira ngo ugire umumaro mu gihe nk'iki turimo. Moridekayi yarabwiye Esiteri ati utuvuganire ku mwami, naho wakicecekera nta kizabuza abayuda gutabagwa, ariko wowe n'inzu ya so muzarimbuka. Esiteri nk'umuyuda
nk'umuntu wahamagawe n'Imana, nk'umuntu uzi ahantu Imana imwicaje. Icyo yakoze ni icyabwa yongeye nabatuma intumwa avuga ati nimugende musenga yitatu nanjye ndagenda imbere y'umwami n'abaja banjye ntabwo twiyiriza ubusa ubundi ngende. Mwibuke ko Esiteri kujya imbere y'umwami icyo gihe ntabwo byari byemewe kubera ko umuntu yajyaga yari uko yahawe kujyayo, ariko kubera ikibazo cyari kivutse ku bwoko bwabo byatumye yirengagiza itegeko agenda ibwami atahamagajwe. Amaze kugerayo kubera isengesho nuko Imana ifiteho umugambi wayo ku Bayuda, agezeyo umwami amutunga inkoni bivuze ngo akira ubuzima, ntabwo wari uwo kuba hari kubaho. Amaze gutunga inkoni ibintu bigenda neza, ahita ahamagaza ibyabaye murabizi, biza kuzarangira Abayuda batabawe. Icyo nshatse kuvuga ni iki? Nuko aho wicaye umwanya urimo, icyicaro wicayemo ntabwo uhari kubera wowe, uhari kubera umugambi w'Imana, uhari kubera inyungu z'Imana. Niba ushaka ko Imana ikugirira neza, shyira inyungu z'Imana imbere, izawe zizazira mu z'Imana. Noneho ahise avuga ngo Imana izakumumurikira umuntu wese udasohoza iri sezerano. Noneho Bibiliya itubwiye ngo iki? Nimara kumukumumura ngo imukure mu nzu ye no ku murimo we, umuntu abe areka kumwuga akamagwaho. Ngo izamukura mu nzu ye imukure ku murimo we, n'akazi arakabura. Iyo Imana ikwicaje mu ntebe ukitwara nabi, ya ntebe urayinyagwa ikajya mu ndi. Wubashye Imana. Intebe wicayemo irinde, ubaha Imana, genda uko Imana igushaka. Icyo Imana igushakaho bari cyo ukora, kuko nutagikora urayinyagwa. Hari umuntu Imana iri gutegura uraza kuyicaraho. Ba maso usenge, menya ko Imana ikigushaka irashaka ko aho uri uba wejejwe, aho uri wuzuza inshingano z'Imana. Icyatumye Imana igushyira muri uwo mwanya urimo ni ukugira ngo uvuge ubutumwa aho hantu. Njyewe Samweli sinzaza mu nteko ngo mbwirizeyo, ariko niba Imana yagushyize mu nteko uri umukozi wayo, yagushyize kugira ngo uvuge ubutumwa, kuko ari wowe uri kuri rev imwe n'abo ngabo. Icyo Imana yagushyiriye ni ukugira ngo ubwirizeyo, ni ukugira ngo abo bantu mwicaranye ubabwire Yesu, ubabwire ukuntu Yesu agira neza, ni ukugira ngo ugire umumaro mu gihe nk'iki ngiki. Icyo nicyo gitumye Imana ikwicaza aho wicaye, icyo nicyo gitumye Imana ikubesha aho uri, ni ukugira ngo ugire umumaro mu gihe nk'iki. Imana iragushaka kuba umuntu w'umumaro, ntabwo Imana izagutakaza. Aho kugira iguhombe yaguhombya, wakanga guhomba ikaguhombanya. Rero mu uwo mwanya ukiwurimo, ukimeze neza, ugifite icyo ufite, izera Imana kandi ukorera Imana. Ikikwicaza aho ngaho ni ukugira ngo ugire umumaro mu gihe nk'icyo. Ntabwo Imana itubuza gukora, ntabwo Imana itubuza inshingano. Niba uri kugikwa hejuru, ni ukugira ngo ubwirize abo muri kumwe kugikwa. Ahantu uri hose uhari kubera umugambi w'Imana, uhari kuko hari icyo Imana igushakaho. Ako kazi ufite ni uko Imana ihagushyize. Nushaka ubwira umuntu mu izina Yesu, icyo kiraba gihagije. Imana irashaka gukiranuka mu nshingano urimo, irashaka gukiranuka mu kazi urimo. Imana iragukeneye. Igitumye Imana ikwicaza aho ngaho ni ukugira ngo ugire umumaro mu gihe nk'iki ngiki. Ariko nutagenda uko Imana ishaka, iyo ntebe wicayemo urayivamo, ako kazi urimo urakavamo, kubera ko Imana irambwiye ngo nkubwire ngo aho uri mu kazi kawe, ibyo uri gukora byose, genda uko Imana ishaka. Menya neza usobanukiwe n'ikikwicaje aho hantu wicaye. Uwo mwanya urimo umenye ko wabayemo abandi, ndetse uzanavamo hajyemo abandi. Rero rinda umwanya wicayemo, menya icyawukwicajemo, ako kazi ufite menya icyawugushyizemo. Bibiliya tubwiye ngo izakumumurikira umuntu wese udasohoza isezerano. Icya mbere izamukura ku murimo we, mu nzu ye. Bazaziteza cyamunara, bazafata keredi inzu bayiteze cyamunara. Wibaze ngo kubera iki ngo inzu bayiteze cyamunara? Ntabwo wayikiranutsemo. Imana yarayiguhaye wirangaraho. Uzibaza ko iki bagabanyije abakozi bakangabanya umwanya bakagombye kuba urimo, ntabwo wawukoresheje uko Imana igushaka. Imana yashaka gukiranuka mu kazi kawe, Imana yashaka gukiranuka mu byo yaguhaye, Imana yashaka gukiranuka mu buzima bwawe. Imana iragukeneye. Haleluya! Ndakubwira ngo aka kanya Imana yashaka gukiranuka. Bibiliya itubwira ngo iki? Iratubwira ngo utejejwe ntazigera abona umwami Imana. Aho ngaho wicaye rero igitumye uhicara ni ukugira ngo ugire umumaro mu gihe nk'iki ngiki. Moridekayi abwira Esiteri ati genda utuvuganire ku mwami.
aravuga ati naho wavuga nawe utavuga nta kizabuza abayuda gutabarwa, ariko wowe n'inzu ya so muzarimbuka. Esiteri nk'umuyuda kazi wahamagawe n'Imana, yasobanukiwe n'iki mwicaje aho ngaho, asobanukirwa n'umumaro w'impamvu yicaye aho ngaho, arangije ajya ibwami, basenza yitatu, aravuga ati nimumfashe gusenga ubundi nanjye njye imbere y'umwami. Ageze imbere y'umwami, itegeko ryategetswe rirahinduka, yagombaga gufatungwa inkoni, bivuze ngo baho nubwo wabuze ubuzima, niwizere Imana agakanya, Imana irakubwiye ngo baho, kubera ko Imana igufiteho umugambi. Ntabwo uri uwo gupfa, wowe wizera Imana, ba mu mwanya Imana igushakaho, ibyo ukeneye ku Mana izabiguha, ariko banza ushyire imbere icyo Imana igushakaho. Aho uri hose mu kazi urimo, niba uri umunyonzi utwaye n'igare, Imana irashaka gukiranuka muri ako kazi kawe. Niba uri n'umufundi aho ngaho, Imana irahagukeneye. Hari abantu benshi bakeneye ubufundi, icyo gikuriho hari abagikeneye, nutaba amaso bakivaho bakigeho. Imana iragushaka. Ntabwo Imana ishaka ko aho ikwicaje uhaba nk'umuntu udafite umumaro, irashaka ko uba umumaro mu gihe nk'iki ngiki. Icyatumye Imana igusiga ikereti ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Aka kanya isubireho, ukimara kumvira ijambo, irinde udakunkumurwa, irinde utava ku kazi kawe, irinde utava mu nzu yawe, irinde udakunkumurwa, kuko ibigukunkumura birahari, ibigukunkumura birahari. Irinde bamaso usenge. Nuko Bibiliya itubwira ngo iki? Dusoza Bibiliya itubwira ngo maze nkumumura ngo umwenda nari niteye, ngo nuko ngo ndavuga ngo Imana izakumumura icyo umuntu wese udasohoza iri sezerano. Niba utumviye Imana iragukunkumura, ariko niwumvira Imana iyo ntebe uriho urayigumaho. Niwumvira Imana inshingano zawe urazikomeza. Haleluya! Imana y'amahoro ibahe umugisha. Reka nsoreze aha ngaha. Rero nakubwira ngo isubireho mwene data, Imana y'amahoro ibahe umugisha. Ngo nuko iteraniro ryose rivuga ijambo nakunze cyane, ngo riravuga riti amen. Bishatse kuvuga iki? Ubwo ni ukuvuga ngo niko bigomba kugenda. Aho uri rero nawe, Imana iguha umugisha, wavuga uti amena, ukakira ubuhanuzi bwawe, ukakira icyo Imana igushakaho. Ariko ndakubwiye ngo bamaso, senga, menya ikikwicaje ku mwanya uriho. Ntabwo bireba abafite akazi gusa, n'ibyo wikorera byawe. Niba unacuruza, hari abandi bacuruje barahomba, hari abandi babishaka batari kubibona. Imana ikigushaka aho ngaho uri hakiranukire. Genda uko Imana ishaka, niyo utagenda uko ishaka iragukunkumura. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Ndabakunda, muri inshuti zanjye. Naho ubutaha. Shalom, shalom, shalom. Telefone 0783404732. Samweli Abayisenga. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Ndabakunda, muri inshuti zanjye aho muri hose muvuga ati amen. Data ndagushimiye kubw'abana bawe bankurikiranye aho bari hose. Ndabasengeye ngo umugisha wawe babeho, abadakijwe bakizwe, abagendaga nabi mu cyicaro wabicajemo bagende neza. Uhereye none ukageza iteka ryose yumva gusenga kwabo. Bisabye nizeye Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, mu izina rya Kristo umwami wacu. Amen. Shalom.